isimbi mwana wawe nawe mbonye mu nzu kandi mukuru wanjye ntawe afite kandi nanjye dore ntawe ufite kandi nawe ntawe ufite umwana ari hehe ariko kwikinira ahari ntabwo mubeshya wajya ukareba ese ni ibiki koko umwana arabuze ibiki mama yanjye umwana wacu ari hehe Fabi uriya mugore agomba gupfa uko byagenda kose kugira ngo n'abandi babone isomo yaba umugabo yaba n'abandi bose baduhiga bamenye ko ngiye rugema nta mikino nyagira ariko nabwo se nk'uyu mukoranye inama y'umuryango famiye bagaterana njye mukanta ku ruhande ariko ubwo njye mbarwa nk'iki uri iki wowe uri iki nyine uri iki umuryango wa hehe umuryango turakuzi wowe uri ishoreke uri indaya sibyo uje ngo nange ngo twicare ngo kinuza nk'umuryango none umuryango wawe yesi n'umuryango wacu bitubwire bitubwire se noneho ngaho byemere mama isiraho urakabije areka ngo bamutumire mu muryango hari amagambo adakwiye guturuka mu kanwa wiki umubyeyi mugenzi wawe ni umubyeyi mugenzi ki kabone n'ubwo ntabwo ndi umubyeyi mugenzi we sinzapfe sinzanabe nawe Fabi wayibonye ndabona bameze amababa ese amababa ariko uzi ko abantu bavuze ngo uri intare ariko ngiye ibyo by'intare ibyo bishyire ku ruhande uri ubusa imbere yanjye uri ubusa ubusa gute ubusa gute ubusa gute jewe murakuru umuntu kajya mbabariye wowe n'umwana bicara aho ngaho ku ruhande ikibazo cy'umugore aramaze ibyo by'umugore se birandeba ariko se wagabanyije amagambo ko ugira umunwa wakuri urabona kutamuko nakijyane iyo mbago ntabwo ugiye yampanga kusema misiba bayikinono none wowe ukuntu urimo arasaba kandi yayibaguje kwezi si wowe wabiteye icyo yavuze ni ukuri ndetse ayo mafuti yose si wowe wayazanye si wowe uteze wenda nukomeza uko akaboko kaka urabyigana n'uwagutondetse wango bakakujamo iki gibano hagiye witara ukamenya ariko ibyo mvuga ni ukuri si wowe uteje iyi nduru yose urabona kundi bigasaba niba nawe ikibazo ntabwo ushaka gukemura mudasaba ariko wowe ujya utekereza ibintu uba warakoze murwanirire atandukanye byavuga se reka ramubwire njyewe sinakwicana n'uyu mugore aha ngaho ntabwo ari umuryango wanjye ukwinjiye hano ntabwo mbizi sibyo ni wowe wamuzanye nimwicane nk'umugabo nyine n'umugore ngayo nguko rero ibintu ntabwo byoroshye kugira ubu ngubu nk'uko mumaze kubibona mumaze kureba iyo trailer hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo rero ndabasuhuza mwese mumeze neza bari mu majyaruguru mu majyepfo iburasirazuba n'iburengerazuba mwebwe mukurikirana by'umwihariko Hopi ahangaha niho tuganirira kuri Hopi filime ni inzira y'umusaraba hanyuma niba uri umwe nyine mu bakunda iyi filime yitwa inzira y'umusaraba tureba umunsi ku munsi uko igenda isohoka itugeraho irimo amasomo atandukanye atwigisha ibintu bigiye bitandukanye rero nawe niba uri umukunzi wayo turimo kubaka umuryango mugari w'abakunda iyi filime y'inzira y'umusaraba rero ahangaha ni mu rugo niho tuganirira abakunzi b'iyi filime inzira y'umusaraba turashaka kubahuriza ahangaha tukajya tuganirira ahangaha rero ndagusaba gukora subscribe kuri Hopi kugira ngo nyine tujye tubana umunsi ku munsi kandi mwibutse ko niba wageze mu kiganiro nyaboneka ujye ugaragaza ko wahageze ntujye ugenda ngo nyine ngo bigaragare ko utahageze mu by'ukuri kugira bigaragare ko wahageze jya utuma bigaragara ko hageze ikibigaragaza nta kindi ni ugufata igikumwe cyawe ugakanda ku buto ya subscribe hanyuma ugafungura n'akazogera ikindi ni ukujya muri comment ugasiga igitekerezo ukalikinga video niba bikunda mbere yuko rero twanzika kugira ngo turebere hamwe tubisasanure byose dusubire inyuma gato aho byose byatangiriye aho aya makimbirane ari muri uru rugo rwo kwa Rugema yose yatangiriye ndetse tunajya imbere gato turebe ibizakurikira ubwo nyine ndagusaba kubanza gukora ibyo ngibyo kugira ngo dukomeze yego sininda mpita mbanguka cyane ibintu mbigira vuba rero reka mubwire ko nge nitwa X-Man ngende X nyine
nk'uko dusanzwe tubana ahangaha mwese ndabasuhuje kandi Imana ibamera umugisha mwebwe turi kumwe mwebwe tubana umunsi ku munsi abakoze subscribe abitegura gukora subscribe mwese mukomeze kugubwa neza. Mwabibonye rero mwamaze kubona ko umwana wa Isimbi ubu ngubu yamaze kubura. Ese Isimbi ibi bintu araza kubyitwaramo gute? Nk'uko mwabibonye nyine muri episode yashize nanone mwari mwabonye ko Ashitani yari yaje aravuga ati Isimbi singushaka mu rugo rwanjye, wowe ndashaka ko umvira ahangaha. Rero icyari cyatumye azavuga biriya bintu nuko tayari icyo yarashaka yari yamaze kukigeraho, umwana yarashaka gutwara yari yamaze kumutwara. Ese umwana yamutwaye hehe ko tuzi ko ibintu byo gucuruza ndetse no kugurisha abantu by'umwihariko abana mu Rwanda ibi bintu uyu mwuga udashobora gukorerwamo ngo bikunde habe na gato. Uyu mugabo uyu mwana ni hehe yamutwaye? Ibi bintu Isimbi araza kubyitwaramo ute? Ko twari tumaze kubona ko uriya mugore wa Shitani yaramaze kumubwira ati ndibuze kumuganiriza, araza kunyumva, araza kukwemerera wongere ube ahangaha nta kibazo. Ese ubundi namwemerera umwana we yabuze atari bwongere kubona umwana we, ibi bintu biraza gucura iki? Ubundi byo biraza kuba bimaze iki? Hanyuma rero niba nawe wizeye ko uyu mwana wa Isimbi ari buze kuboneka, jya muri comment ugira ikintu ubivugaho, please gira ikintu ubivugaho kuko birababaje kandi cyane nawe urabyumva nk'umubyeyi wabyaye kubura umwana wawe noneho ukamubura utazi naho yaburiye. Ni ikintu gikomeye, ni ikintu kitapfa korohera buri wese, ntabwo ari buri wese wapfa kwakira ibi bintu. Niba wumva ko uyu mwana ari bwongere kuza kuboneka, niba wumva ko ababikoze bose bari buze kujya ku mugaragaro, ibintu byabo byose bikaza kujya ku mugaragaro ndetse bakanabiryozwa, ikoze muri comment rero ugira ikintu uvuga kuri ibi bintu. Hanyuma reka nkubwire ko nanone Rusi umugore nyine wa Kamarade nk'ibisanzwe twabonye ko yafatiwe kwa Rugema, yafatiwe mu cyuho nyine afatwa nk'umugambanyi. Hanyuma amakuru yose yatanze araza kuyazira, mu by'ukuri ibyo byose yagezeho nabiwe biraza gusenyuka. Twasize tubonye ko nyine bari bamufashe bakamufunga bakamubohera ku ntebe bakamujyana mu cyumba bagatangira kumutoceringa ndetse no kumubabaza bashaka kumuvanamo amakuru. Ariko Fabiola akajya babwira ati nyaboneka murekere mwibabaza uwo muntu, mureke tumanze tumuvanemo amakuru. Nk'ibisanzwe rero nababwiye ngo Fabiola ahora afite imipangu itandukanye kandi mu by'ukuri imugeza ku ntego ya nyayo. Mwari mwabonye ukuntu yahataguye umugore ngo ajye kumwereka iwe, ariko nyine umugore nawe akabyanga kuko we yarabizi neza ko nyine bashobora kugera iwe bakasanga Kamarade. Rero mudugudu yaramuraburije amutereza aba bagabo, ibi bintu ntabwo ari buze kubicika. Twasize rero umuntu bita Rugema arimo gusaba icyuma ngo bamuzanire icyuma abashe kwica uyu mugore, ndetse yaganiye n'umuryango we wose ababwira ko uyu mugore aba ari buze kumwica kugira ngo batange isomo ku bantu bose batinyuka gukinisha umuryango we. Hanyuma nyine kugira ngo banatinye nyine kuzongera kubamenyera, harimo nk'aba ba Kamarade na ba Emile bashaka kubakinisha ndetse no kubatesha umutwe bose babatinyisha. Kamarade rero umugore amaze umunsi atarataha, nawe yatangiye guhangayika. Ijoro ryose ryakeye arimo guhamagara telefone ye yayibuze. Ubwo nyine Rusi bamwatse telefone ye bahita banayikuraho, gusa ahubwo bakoze amakosa. Iyo irafone batayikuraho Kamarade yari guhamagara, hanyuma bakaza kubona namba ye cyangwa se bamwita bakumva ijwi rye, bagahita bimenya neza bakamenya ko uriya ari umugore wa Kamarade, noneho bakaza kubikomfaminga neza. Gusa nyine mudugudu yabibabwiye, hanyuma bo baracyakora iperereza, ariko umugore nyine yabyanze, yabatsembe, yanze kwemera ko ari umugore wa Kamarade, akomeje kubihagararamo neza ndetse no kurwana kigabo. Noneho ibintu bigeze iwandabaga, ubwo nyine aho mvuga ni kwa Cyusa. Kwa Cyusa nyine nk'ibisanzwe murabizi ko ababyeyi babo bagiye muri Amerika, barabasiga nk'umuryango. Cyusa basiga bamubwiye ko agomba kwita kuri Ribagiza, akamwitaho nyine ibibazo byose afite akabanamo nawe ndetse akabasha kumuhumuriza. None ibintu arimo gukora muri iki gihe ntabwo bifatika, nta gaciro namba habe bifite. Ese ni iki utekereza ko wumva ababyeyi be nibaramuka baje bakamenya ibintu byose ari ki bazakorera Cyusa? Nawe ari mu bibazo mu by'ukuri bikomeye cyane, nubwo twamaze kubona ko
Iribagiza nawe ari mu bibazo bikomeye cyane, gusa amakuru meza hari ubu ngubu nuko Iribagiza nyine agiye kujya kuvuzwa. Twabonye ko nyine Emile na kamarade bamuhamagaye bakamubwira ko bamuboneye umuganga ushobora kumuvura. Rero nk'ibisanzwe yazanye wa mukobwa nyine amuzana ndetse yanasinze, hanyuma bitunguranye cyane ajya mu nzu ngo abanze acunge niba nta muntu waba uri mu nzu. Gusa icyo atarazi nuko atarazi ko Sylvie amaze kuhagera. Sylvie yari yamaze gutaha noneho, hanyuma aje Sylvie aje asanga wa mukobwa hanze. Abaza umukobwa ati urimo gukora icyanga uramara icyanga. Umukobwa buri cyo kuvuga aravuga ati ndi hano nyine ndi hano muri make abura ijambo yasohora rizima. Hanyuma ako kanya nibwo na Cyusa ahita agasohoka nyine ahamagara wa mukobwa, yashaka kumuhamagara amubwira ko nyine mu nzu nta wundi muntu urimo, ubwo ashaka guhita amuhamagara nyine bakijyanira bakagenda bakajya mu byabo. Hanyuma abahasanze Sylvie kubera ko yari yamaze kunywa nyinshi cyane yanasinze, nanone yitwaye mu buryo butari ubwa nyabwo, yatunguwe nyine ariko abasha kwihagararaho, ariko mu by'ukuri kuko yari yasinze kwihagarara ho kwe ntabwo byamaze kabiri. Yahise agiye abwira Sylvie nyine nka mushiki we, aramubwira ati namuhobere. Sylvie arabyanga ati wongeye kunywa nanone. Hanyuma ahita yihoberera cya gikobwa nyine. Ubwo ibyakurikiye nyine Sylvie we yahise arakara cyane, abwira umukobwa ati singushaka ahangaha, mbare rimwe kabiri gatatu nakubuze ahangaha ninongere kukubona ahangaha mite nkubura. Hanyuma nyine Cyusa nyine aramuburanira nk'ibisanzwe, ariko nyine Sylvie nawe yari yamaze nyine kuba nk'intare mu by'ukuri yarakaye, ntabwo yifuza kubona uwo mukobwa. Yavuga ati nkubure ahangaha ninongere kukubona ahangaha. Ese ibi bintu biraza guherera he? Utekereza biri buze kugenda bite? Fabiola rero nawe yakomeje gushaka amakuru cyane, nyine nk'uko mubizi ahorana udusha ndetse n'imipango myinshi igiye itandukanye. Yagerageje gupanga umugambi ukomeye cyane wo kubasha kumenya koko niba uyu mugore ari umugore wa kamarade, ariko nyine nk'ibisanzwe yabashije kubigeraho bitewe n'amagambo uyu mugore yamubwiye. Yambwiye tumva mubwire Fabiola nta makuru ndi buguhe, mu by'ukuri niba utabashije kumfasha nyine ngo mbashe kuva ahantu nanjye nta makuru ndi buguhe. Fabiola nyine n'umugore nawe nyine nk'uko bisanzwe ni umunyamategeko, nawe nyine bombi bakesinganaga muri rusange, buri wese yashaka kuvanamo undi amakuru. Umugore yashaka kumuvanamo amakuru nyine y'imigambi bari gutegura hariya hanze, kuko we akingiranye mu cyumba. Akabibaza Fabiola ati Fabiola none ni iki muri buze kunkorera? Fabiola nawe akambwira ati ubwo rero ngiye ikimara uri kubona ari ngiye uri buze kukubwira, ngakubwira imigambi dufite ahangaha we wanze kumbwira. Fabiola rero nawe nta kintu yigeze amutangariza ngo amubwire. Gusa Metri yakomeje amubwira ati Fabiola rero mbwira nyine wowe, mbwira nta kibazo, hanyuma nanjye ngiye numfasha nyine ndabasha kukubwira, ndakubwira byose. Fabiola amubwira ati mbwira ibintu byose wabashe kugeza kuri ba Emile, umbwire ndetse n'umupango barimo gutegura ibintu babigeze. Umugore rero arahakana aratsimba nk'ibisanzwe, abwira Fabiola ko nta kintu yigeze abwira ba Emile, kandi twe twabanye ko yari yahakaniye Rugema amubwira ko noneho si umugore wa kamarade, nta nubwo kamarade amuzi, ibyo yari yabyihakanye. Ariko kubera ko ari inshuti ya Fabiola we banabanye, ari kugerageza kumvisha Fabiola, kumwumvisha uburyo ashobora kumukura ahangaha, hanyuma akaza kumubwira, akaza no kumuhereza amakuru yose muri rusange. Hanyuma rero reka nshimire mwebwe mukomeze kudukurikirana umunsi ku munsi, by'umwihariko abantu bamaze gukora subscribe nyine turababona cyane, barakora subscribe umunsi ku wundi, abantu bajya muri comment bakaganira n'abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba. Abo bose rero bakomeze kugubwa neza kandi Imana ibamera umugisha. Rero filime ni Inzira y'Umusaraba, iyi ni Hopi twaganiragaho, ngindi X nyine nk'ibisanzwe. Hanyuma mbere yuko ngenda reka nkwibutse ngo nyaboneka niba wagize mu kiganiro ugasanga nyine abagize umuryango mugari w'abakunda filime Inzira y'Umusaraba barimo kuganira, jya utuma bamenya ko hageze, gutuma bamenya ko hageze nta kindi. Urafata igikumwe cyawe rero ukoze kuri iyo buto ya subscribe, hanyuma ufungure n'inzogera. Icyo gihe uraje kuba uteye intambwe imwe kandi ikomeye ikwinjiza mu bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba. Hanyuma ikindi gikurikira urajya muri comment nyine nk'ibisanzwe, ugire comment usiga nkuko aho kuri screen yabikubwira, arakubwira ati siga comment yawe nyaboneka, kugira tumenye ko wabashije kuhagera, kugira tumenye ko winjiye mu bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, kugira tumenye ko nyine usanzwe uhaba umunsi ku munsi. Kandi nanone mwibutse ko hari ibihembo birimo gutangwa. Rero ibyo bihembo bishingira ku bintu byinshi, kuba subscribinze, kubatera comment umunsi ku munsi, ibyo rero nibyo bagenderaho. Nge rero ubwo ngubwo akazi kanjye mba nkarangije, mba nkubwiye byose umunsi ku munsi. Bye bye, Imana ibandindire.